iyo wacomye buri muntu wese akurya inkonji mwana. Iyo wacomye buri muntu wese akurya inkonji. Ariko tugeze kwa Yesu yongera kubaka icyizere cyari cyarasenyutse. Naryo rya kane yitwa Yesu, ryakoze muri ya myaka 3 ubwo yateguraga ministeri y'ivugabutumwa. Izina rye rya gatanu yitwa Kristo, ryakoze ku munsi wo kuzuka. Kandi uva ejo hawe heza uhategura uyu munsi. Uzi kuba ubu wa mbere warazamutse. Ikintu kimbabaza, iwanyu barakurihiye ku mibare. Warimo abantu baje kwiga mu rugo ari imibare ari struggle. Dore uko ndeba. Mwaje kwiga menerivaye kugira ngo azibone atekera umutwe wabo bakorane isona nyoko. Bandi bakabona za Lambert bakamera gufata amafaranga ya Lambert kugira ngo uze kwiga nyirantuza we. Urumva se ntuza we? Kugira ngo uze kugira gute kwiga. Ukicara ugahaha ubwenge njya mba urumva mutumva. Iyo karangije primaire ko ntago ari abahano, ndavuga abo muri Cameroon. Nimurabyumva neza ntago ari abahano. Ukajya kwa ipana isakubita pote down. Rero hari naho bambara karuvati rero hano ndabona mutazambara. Ariko ukamese yayidegaje. Oya nawe ndebera kagahungu we. Bakagahungu kaza umva nyirantuza we. Bikumva ntuza we. Uretse iyo panaro umanura hari igihe kwizamura bizagucanga. Ibintu byose by'imihanda mwirirwamo, bintu nibidakizwa cyangwa ubu mukoboye. Hari ibyo mukina nabyo mutazi umwotsi umwe. Wigize agateba yorivu ko winyanyagiza nonaha. Hari n'agatwenge k'abakobwa wibaza ati umukobwa azavamo mama repose cyangwa azavamo mama rudomo. Kibaza hari ibintu ngenda mbona tihaye agaciro nona atiswi barakagura nivoka bari kumva ko zihiye. Mbese umwotsi iyo usepfuje rimwe gusa uzi ibyo uba uri gukina nabyo, uba uri gukomanga imageragere ngo ndaje ni muncumbikira imyaka 25. Umwotsi umwe. Ubwiza bw'umusore ni imbaraga zawe urazikoresha mu isoni ejo hawe hazaza urimo urahica. Haleluya. Yesu ashimwe. Uzamura ibiganza turamukanye. Haleluya haleluya. Imana iduhana umugisha mwinshi twese dufate biriya dusoma ijambo ry'Imana. Twumva icyo Uwiteka avugana natwe mu ijambo ryiwe. Mbere yuko dukomeza Yobu 20:8 umurongo wa 28. Yobu igice cya 28 umurongo wa 28 ni umurongo dukunda kumenya ndetse no gufata mu mutwe. Igitabo cya Yobu igice cya 28 umurongo wa 28 haranditse ngo maze ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Amen. Nitwa Pastor Theogene, ndi umugabo mfite madamu n'abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2 kandi n'abana beza basanasi. Abana banjye turasa mwana. Shumi. Abana banjye turasa ariko turi umuryango mugari. Hari n'abandi baji twibahanira tu. Imana imaze kumpa imvange
nahise ndeba abandi baji twabanaga imihanda, yababwira ati muze mbahe pase mwana. Ubwo rero nabo turi kumwe ho mu mani, turi umuryango munini cyane. Natinze, ndabasaba imbabazi, amasaha bampaye nayarengejeho, ariko murareba nk'abambabari. Imana ibampera umugisha, Imana ibampera umugisha. Narindi kumwe n'abashyitsi bansuye batavuye hafi. Yesu yarandemeye. Nyiri imihanda nta muntu wadusuraga, ahubwo baduhaga inkonji. Iyo wacomye buri muntu wese akurya inkonji mwana. Iyo wacomye buri muntu wese akurya inkonji. Ariko tugeze kwa Yesu yongera kubaka icyizere cyari cyarasenyutse, yongera kutugira abantu, natwe dufite abashyitsi badusura. Igihe cyatambutse ndakoresha umwanya muto cyane, ariko turase ku ntego twumva icyo ijambo ry'Imana rivugana natwe. Sindi bwinjire mu mateka y'umwanditsi ari we Yobu n'igitabo impamvu cyiswe cya Yobu, ntago ndi bubyinjiremo, ariko ndavuga kuri uyu murongo mo amagambo abiri gusa. Ngo maze ibwira umuntu ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Turaza kuganira turebe niba uri injiji cyangwa niba uri injijuke. Murabinyemereye? Muvuge ngo kagira inkuru rero. Turareba niba waraje gushaka ubwenge cyangwa niba waraje gushaka ubumenyi. Ibintu ni bide. Muvuge ngo ni bide. Kimwe urabi indara ya gogosi, ikindi ubu mumaro muri iki gihugu. Ibintu ni bibiri ubundi. Muranyemere tuganire? Haleluya, haleluya. Ubundi ubwenge bugabanyijemo ibice bitatu. Reka nihute. Ubwenge bugabanyijemo ibice bingahe? Bitatu. Umuntu wese agira ubwenge, uwavutse adafite ubumuga bwa bundi afite ikibazo. Umuntu wese wavutse agira ubwenge bwo kwihahira. Umushumba nuko mwese mwavukiye Kigali Imana urumva, ariko ubu harimo n'abavukiye ibyaro. Hano niba harimo se bazamure turebe. Abantu bavukiye ibyaro bakabiga mu Kagarama, muzamure turebe. Ni mubaco mujye bati salama muntu w'ibyaro. Ubwo ni mwababonye se? Ijya bati mwana w'ibyaro, mwana urawinji. Ariko nka pasiteri wanyu arabyumva cyane. Umushumba hari igihe aca ahantu hateye ibijumba, kandi yunamye ari kugikura cyangwa ari kukiba, aba ari hakurya ku musozi bamubona. Mbese akajya akura ikijumba tunamye kuri system. Ubwo ari gukebura inka, kandi akaguru nako kari mu kazi. Ubwo ni ubwenge bw'inda. Umuntu wese wavutse agira ubwenge bw'iki? Bw'inda. Mwana ukivuka uruhinja, iyo bamushyize mu gatuza amenya ko gahunda ari uko. Ntago bamubwira ngo kurura gutya biriza. Akata birarangiza. Mana ishimwe ko turahagutse. Haleluya. Atukuzwe. Mana ishimwe ko haleluya, haleluya, haleluya. Karuvari turi iwacu. Nibashaka bajye badupangira gatatu, akabiri, na karimwe, na gatanu, na gatandatu, ni iwacu. Hago tuva mu kugira mujye musirimba uko mubyumva. Taruke none nta karori meneka nirinameneka tuzashyira mirimo. Cyakoza n'abaducumbikiye nabo tubasabira umugisha. Sikwera. Yikiriza haleluya, haleluya. Rero Imana ishimwe ko turi ahangaha. Imana ishimwe ko twaje mu materaniro muri aka gatatu. Ndimo mvuga ngo nakabiri kazajyeho nakambere, ariko uyu mubumbe nawo ni danje.
tuba twagiye guhiga, ariko nuzajya ubona uko uzajya usimbuka ujya uza nusanga rukinze ukora kambere ka wenyine uzenguruka hano uvuga ati umuzimu ndawuzezengeje ntacyo bitwaye. Nimuhahurira muri babiri cyangwa batatu utahe ariko uhageze. Nubura uko uhagera kuko nta tike ugakorera imbere y'igitanda. Nubona uri bubasakurize ugakorere muri dushe. Numva bari bubasakurize ujye munsi y'inzu. Ubundi ahantu hose uhabonera Imana. Nubona itike ujye kanyarira abajyeyo babahaza. Ntago mubyumvisha. Wafata bino ukajya kanyarira wabuzayo ugaburira abana se. Hari icyo uba wasaguye. Ubundi uhinira bugufu kare mu butayu bwawe. Kajya usengera mu miyenzo ukavuga ngo ibera hose icyarimwe. Ndayagura kawunga ariko nyisengera ahangaha. Rero umuntu abantu hose haremera Imana. Rero icyo nari mvuze, mwebwe mwaje Imana ibaha umugisha. Hallelujah. Imana ibaha iki? Umugisha. Kuko isi bayatuzengereje, ariko wagera hano wowe ujye upfa kuza gusa. Ujye upfa kuza. Merutse kubwira reka turi abantu bavukiye ibyaro. Bavukiye ibyaro mbese bacanye inkwi. Abantu bacanye inkwi bazamure. Mbese abantu bahushye mu ziko ngo abantu bahushye mu ziko. Uziko barimo n'umushumba. Abantu bahushye mu ziko. Reka mbibutse, ufata urukwi rumwe rutumye karushyira hagati y'izaka rufinina ariko amaherezo rukagera gute rukaka. Nawe hariya wiriwe hari biba byagusekuye byakwanduje ukata. Sofia yagufotoye watobokesheje, teremusi wari usigaranye yamenetse, nyirinzu yakoherereje message. Ariko mwana umugabo witwa nyirinzu, Mana ndagushimye ko 2022 nanjye ndi wanje. Nishimwe ndarishimye. Niyo Noheli na bonane ngiye kurya ndi wanje. Niyo Noheli na bonane ibibaye nanjye ndyamye wanje. Numva uko Yesu agira neza. Niyo mpamvu nahize umuhigo kaje wundi kuri Noheli nzasangira n'abajyama muri icyo gipangu. Bandi batumira abakirenge nzatumira inzahari. Twababaranye. Abarizo dusangira. Zibwire ngo musekureho mwana. Murire mu gipangu mwumva uko bimeze. Nashizeho n'amarembo yamaze kujyaho. Urugi rufite metero 6. Urwiwawe rufite zingahe? Maze iyo Yesu yaje ushaka uburyo wica abazimu. Metero 6 ruva hano rukagera hariya. Kandi nanditsemo amazina yanjye byose kimwe. Nanditsemo Inzahuke Theogene. None se niba bikubabaje wihangane. Munashaka uburyo azengereza abazimu ya Yesu yaje. Nyikiriza gato. Haleluya. Haleluya. Mana ishimwe mujya muza mu materaniro y'abera. Wandikiye Abayahudi yaravuze ngo uko iyo minsi mibi irushaho kubasatira, abariko muzajya mukumbura guterana kwera. Iyo uje mu materaniro ukagera mu rusengero ukagera hera h'Imana, Imana ikwambika imbaraga. Uretse n'imbaraga hari n'ibyo ukora utarasenga. Ubu nacitse isi gato. Barimo abantu baje uduhinda tubaherekeje. Bavuye mu rugo ku buryo muhura wari no kumusuza akibagirwa akagutambuka atakwikirije. Barimo abantu muri iri teraniro bashize. Bararira amarira, biyorosa amarira, bisegura amarira, bibitseho uduhinda tw'uturarane. Bese bavukiye mu gahinda, bakurira mu gahinda, bigana gahinda.
barangije bashomerera mu gahinda babonye akazi ababosi babahebera uduhinda banashatse abagabo muri fiyansaye bababwira ngo nzakubera so na nyoko ahita amubera umukomando ahubwo amubera buriseri basigaye abantu bicaranye uduhinda bagendana uduhinda banabyaye abana babyara abana b'abamarine mbese ku buryo umuntu mu kubaho ko kose ari ubuzima bw'imibabaro gusa kava mu rugo kaguherekeje ukaza wiganiriza ariko ujye uzi ukwepere hano urabizi ko aho wicaye byibuze urumvamo amahoro gakeya mu mutima uretse ko ntaho kajya kaba gahagaze hariya ku muryango nabwo hano ntago kinjiramo ariko kagucungira hariya ku rugi kajya utera hariya kakwiteye bati yitere vuba bwana kakajya kakureba ati saa 11 saa 2 ziragera dutaye ariko iyi minota bugakwepeye hano fatira umuntu umwe mu kiganza umwe ngo bugacikiye aha ntacyo bitwaye bugacikiye aha ngaha izina ry'Uwiteka rihana sankunyikiriza gato haleluya atukuze sankutinzayo haleluya 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 nanone haleluya 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 Imana ishimwe haleluya sanya ijambo ry'Imana ngira ngo tuganireho sindi butinde ni iminsi isoza umwaka iki ni icyumweru ahesha ari ibitaramo bya Noheli nagateguye nkavuga kuri Noheli havuga uyu munsi n'iyi tariki naho iyi tariki yaturutse nkinjiramo nkakubwira amazina 6 ya Yesu hakubwira iri zina rya iri turimo iringiri rya Emmanuel kandi cyo mukundira uyu mwana amazina ye yose ko ari 6 n'irya 7 ritarakora buri zina ryagiye rikora mu gihe cyaryo ariko haleluya atukuze ryagiye rikora nguri irya rya mbere yitwa Jambo ngo mu byaremwe byose nta kimwe kitaremwe nawe zina rye rya kabiri yitwa marayika ukomeye w'Uwiteka aho hose ni mu isezerano rya kera ariko haleluya haleluya Yesu ashimwe izina rye rya gatatu yitwa Emmanuel ari ryo ngo ryakoze ku munsi wo kuvuka gusa ngo bisobanurwa ngo Imana ije kubana n'abantu Imana ije gutura mu bantu Imana ije kugendera mu bantu abaga mu buzima bwawe iyi Noheli itaba Noheli yo kurya no kunywa no kwambara no kubyina ahubwo ukibuka ko Imana ituye muri wewe igendera muri wewe Imana ishimwe ko isigaye ibana natwe ibihe byose izina rye rya 4 yitwa Yesu ryakoze muri ya myaka 3 ubwo yateguraga ministeri y'ivugabutumwa izina rye rya 5 yitwa Kristo ryakoze ku munsi wo kuzuka n'uyu munsi riracyakora ariko ndafashijwe buriya turirimbira muri Kristo tubwiririza muri Kristo ingo zacu zubakiye muri Kristo dusirimbira muri Kristo ubuzima bwacu muri Kristo n'akagasura ni Imana ishimwe n'akagasura ni Kristo nusenga ujye uvuga ngo Yesu Kristo ubyongereho w'i Nazareti izina rye ritarakora ni Mesiya azaza yitwa Mesiya muhumurabera muhumurabera haleluya muhumurazaza haleluya muhumurazaza Mesiya azaza gutwara itorero Mesiya zahagarara ku bicu abamumenye tuzamusanga sinje kuvuga ndashaka kuvugira ijambo Paulo yavuze uyu munsi dusoza umwaka rivuga ngo nyiri umwana navugaga nk'abana nkibwira nk'abana nkatekereza nk'abana ngo ariko maze gukora mva mu by'ubwana tugiye kwinjira muri 2023 Imana irashaka abakristo bakuze Imana irashaka abakristo bakuze yego
arashaka ko dukura. Data arashaka ko tuva mu by'ubwana. Data aragira ngo tugaragaze ibimenyetso by'uko twakuze. Subu ni iki Imana itadukoreye? Ni iki Imana itakoze bamama mwicaye ahangaha gituma mugwingira? Ni iki bapapa mwicaye ahangaha? Ni iki Imana nakanana wa minduri vuga ngo ni iki Data atadukoreye gituma tubona nk'abana, tukivuga nk'abana, tugenda nk'abana, tuganira nk'abana, twambara nk'abana, tugitoba ibyondo nk'abana? Ni iki Data atadukoreye? Imana irashaka kukura. Hari ibintu bigeze kuri bine shaka kuvugaho bigaragaza ko umwana akuze. Abagabo n'Imana ikeneye. Uzasirimbana nk'abandi ariko tuzajya usirimba tuvuga ngo uracyari umwana. Uzabwiriza nk'abandi ariko kubw'ibyo tuvuga ngo urabwiriza ukiri umwana. Uzaterana nk'abandi tuvuga ngo witwa umurokore, witwa umukaruvari ariko uri umukaruvari w'umwana. Ariko Imana ikeneye kuba umukaruvari ukuze. Turishimye, mwaka turawurangije, twinjiye mu wundi. Se mwari muzi ko imyaka iri kwiyongera? Urimo urasaza we. Reba ukwegera umubwire ngo urimo uracaho. Noneho nakibutse. Urimo uracaho. Ejo bundi nanjye bankoreye anniversaire ngo nakuze ariko itariki ntago nge nyiza. Madamu namukubise iyo mbonye. Nise ko ababyeyi bancitse bataye. Nayizi. Papa na mama barigendeye. Ninore madamu abambajije igihe navukiye. Shaka iyo mujomba ndamubura. Murabizi ko abenshi duhuriye ku ya mbere z'ukwa mbere ku ndangamuntu. Siko bimeze se? Ni ya mbere z'ukwa mbere. Rero yambajije itariki mitamukubita iyo nzi ya bugufi 11 z'ukwa gatanu. Twibukiraho Bobe Marire. Yo nari nyizi kabisa. Taramujombye. Mwana y'imihanda yose yabayizi. Ayizi. Kasi utazi igihe viye yaciriyeho. Reka. Ariko Yesu we ugira neza. Icyo nashakaga kuvuga, nanjye bankurira anniversaire barantungura ariko bandwanaho ntibamenaho amazi. Ko urabona ndashaje, ari igihe wamenaho amazi ukahita birabura, mbese biraburiza. Banteye udupapuro baravuze ati muzehe wanjye nimo mutera amazi, mumutera udupapuro barandirimbira nkatagato, mbese ngo bishimira ko ngize imyaka. Ariko ndebye nsanga ndimo ndakura. Turimo turashira. Murabyumva neza? Hantu nacaga niruka sinyihaca niruka, ariko igihe cyanjye mbere yuko nishimira ko ndangije umwaka ngiye kwinjira mu wundi nagikoresheje gute? Ese uyu mwaka ngiye kwinjiramo hari icyo byasigiye? Ndakuze, ibyo nahuye nabyo, za ntambara nahuye nazo byabijya. Twinjire mu buryo bw'umwuka, za nzira zose nagiye nyuramo nkagenda mbonamo Imana. Ese byatumye nkura cyangwa n'ubundi ntambutse nkiri uko nari? Ndacyataka nk'uko natakaga, ndacyasenga nk'uko nase. Ugomba gukura kujya no mu rwego n'isengesho rihinduka.
ugomba gukura kujya no mu buryo ubona Imana, ntuyibonere mu muceri, ntuyibonere muri kawunga, ntuyibonere mu bana wabyaye, ntuyibonere mu myenda n'amakoti wambaye. Ugomba gukura kugera mu rwego Imana utayibonera mu gipangu. Neno iki gipangu ndimo kingana kuriya ubwacyo kiravuga Imana, ariko banasohoye mu nzu n'uruhinja rw'amezi 3 ntirwara umusonga, imvura yarunyagiriye ku muhanda, nabwo nahaboneye iki? Imana. Aho niho Dawidi yavuze ngo nibutse iminsi ya kera. Hallelujah. Wakuze uko avuga. Dawidi yavuze iryo jambo yicaye ku ntebe y'ibwami, bamuririmba, bamuterekera, bamuterera amasaruti, bamuha raporo z'igihugu ingabo. Ari ibwami afite bamuherekeza n'uburinzi, aricara aho muri iyo ntebe aravuga ngo icyo mbonye neza, ibi ntabwo ari byo mboneyemo Imana gusa, ahubwo muri ya minsi ya kera. Hallelujah. Tugiye kujya mu minsi 3 cyangwa 4, sinzi iki gitaramo kivuga ngo tugaruke dushime Imana. Turashima Imana mu biki? Kambabwire, Dawidi yarakuze kugera mu rwego ari hejuru yabonaga Imana, yaba ari no hasi akabona Imana. Kristo agomba gukura kugera mu rwego baba banamwirukanye ku kazi akavuga ngo Mana, bibaye uko ushaka, ibyo unaguriye ni byiza. Tinaozo wakisanaoza velaye. Ugomba gukura kugera mu rwego umuryango w'iwanyu naho wakwanguka guca, ukavuga ngo nubwo banteye umugongo, ubwo Umwami Imana nkunda ndamahoro. Ugomba kugera mu rwego rwo gukura kugeraho nta terabwoba ry'abadayimoni riguhagarara imbere. Soma igitabo cya Daniel kirambwira ngo abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Abo bazakomera ni abakuze. Ni abakuze. Uni umwana akiri umwana arakambakamba, minsi mike agakora dede agahaguruka, abari aho bakamuririmbira ngo dede si mama dede, nako kakirwanaho kakerekana ko ari akagabo cyangwa ari agakumi, kagakubita akabuno hasi ariko kagahaguruka. Iyo biga kuvuga abana bahera ku ijambo nakunze rivuga ngo data data, ntawe utangira avuga ngo mama mama. Hari aho mwabibonye abagabo? Haleluya, haleluya. Ko tware tuzinduka tujya gutarasa guhiga, kandi nababwiye ko guhiga kwacu dufite uwo tuzira garafrere witwa Adamu, wanze kuvuga ngo mbabarira, ahita turaburiza. Ubu nibi byuya ndi kubira ni ukubera garafrere bana, muvuge ngo garafrere bana niwe tuzira. Jambo ry'inyuguti 9 kurivuga byaramunaniye, Imana itimukubita umuzigo. Erega imizigo ntago ari ya none gusa ni Imana irayigira. Cakira ishakoshi yuzuyemo umuro. Ariko abagabo murahari? Haleluya abagabo, haleluya. ziriya strago muhura nazo zose, biriya bibazo muhura nabyo byose, nta wundi uzira na Adamu. Wanze kuvuga ngo mbabarira. Aba mama, haleluya. Burya wavuga soprano utayivuga kuri ya kikuryigise uraziraga sister wawe mukuru, niko bavuga urazireva. Ako mbanza kiryana, aribwa n'umubyeyi ugiye kwa muganga afatiyeho, afatiro cyamucakira kayitahagarara,
cyamurekura kongera agafatiraho. Burya kijya kigusekura uvuga ngo Eva we warandaburije we, ubu uvuga ngo mbabarira byari kugutwara iki we. Nta kindi muzira mwaba mama mwe, murazira mukuru wanyu witwa Eva. Kigusekura ngo niba ari kuri 3 kuri 4, hari igihe ubaza ngo muganga bigeze kuri 4, natwe ubwo tuba twamaze kubimenya kubibaza. Geze kuri ngo ni kuri 3 bikongera bikamanuka hase birazamuka, ryari tuba tuza aho bijya. Rero twebwe twumva ngo ni 3, niba ari 7, niba ari 14, ntumbaze ngo 3 ngo 2 ngo 6.